Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimugire amahoro. Nyakubahwa Musenyeri Gabin Bizimungu, Vicaire General wa Diocese yacu Ruhengeri, basaserdoti biyeguriye Imana, bakristo bavandimwe, bana bacu, nimumfashe twakire nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umwepiskopi wa Diocese yacu Ruhengeri, akaba na nyir'urugo umubyeyi wacu, uje kuduturira igitambo cy'Ukaristiya no guha amasakramentu abana bacu 22 amasakramentu y'ibanze, kandi ari nako adufasha mu kwizihiza umunsi mukuru w'ishuri, umunsi mukuru wa Mutagatifu Karoli Rwanga. Nyiricyubahiro Musenyeri, mwadukomereza n'irisengesho rikuru. Bavandimwe, nicyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemere imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye rwose ibyo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo nirengagije gutunganya. Koko naracumuye rwose, nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu mubikira iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatweze mu bugingo bw'iteka. Thank you.
dusabe. Nyagasani Mana yacu, wewe watumye amaraso y'abaho izina ryawe ab'imbuto yera abandi bakristo, gira impuhwe maze umurima wawe kiliziya wuhiwe n'amaraso y'abatagatifu Karoli Rwanga n'abagenzi be, uhe guhora urumbuka imbuto nyinshi kubwa Yesu Kristu umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategekana bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Bukeye baza gufatana none abavandimwe barindwi hamwe na nyina. Umwami abakubitisha imikwege n'imirya y'ibimasa, ashaka kubahatira kurya inyama z'ingurube zabuzwaga n'amategeko. Nuko umwe muri bo arabavugira ati, mbese ibyo tubaza cyangwa se wifuza kutumenyaho ni iki? Twiteguye gupfa aho guca ku mabwiriza y'abasekuruza bacu. Uwa kabiri nawe agiye kunogoka aravuga ati, wa mugome we, uratwambura ubuzima turimo, ariko umwami w'isi azatuzura tubeho iteka. Twebwe dupfuye duhawe amategeko ye. Nyuma y'uwo batangira kubabaza n'uwa gatatu. Aherako azana ururimi nk'uko bari babimusabye, arambura n'amaboko nta mususu. Nuko avugana ubutwari ati, imyanya y'umubiri nyikesha nyir'ijuru, ariko ku mpamvu y'ishyaka ry'amategeko ye ndayisuzuguye, kandi niwe nizeye ko azayinsubiza. Umwami ubwe n'abari kumwe nawe batangazwa n'ubutwari bw'uwo musore wahinyuraga ububabare. Uwo nguwo amaze gupfa basingira uwa kane, nawe bamubabaza kuri ubwo buryo. Agiye kunogoka aravuga ati, ikiruta ni ukugwa mu biganza by'abantu, upfanye icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura, kuko wowe udateze kuzukira ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani.
muri icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje, maze Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano itaguye mu gitaka ngo ibugute, ikomeza kuba yonyine, naho iyihuguse yera imbuto nyinshi, ukunda ubuzima bwarabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu ntankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira, Data azamwubahiriza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu ati, ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza mu bugingo bw'iteka. Tumaze kubyumva muri iyi Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 12 umurongo wa 25. Bavandimwe, dushimishijwe no gusangira namwe ibyishimo by'umunsi mukuru wa Mutagatifu Karoli Rwanga, wahowe Imana i Bugande, akaba umurinzi n'umuvugizi w'iri shuri ryacu ETFO. Twabihuje no guhimbaza amasakaramentu y'ibanze, batisimu, gukomezwa n'ukarisitiya ya mbere ku bavandimwe bacu, abana bacu babyiteguye. Bibaye bihire rero kuko kuri iyi tariki ya 23 Gicurasi Kiliziya ihimbaza Mutagatifu Didier, bazina mutagatifu wa Padiri, umuyobozi w'iri shuri ryacu. Ndabaramukije mwese rero, bifuriza umunsi mwiza. Bavandimwe, mu ivanjiri y'uyu munsi twumvise amagambo akomeye ya Yesu dukwiye kuzirikana. Imbuto y'ingano itaguye mu butaka ibugute, ikomeza kuba yonyine, naho ihuguse yera imbuto nyinshi. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 12 umurongo wa 24. Uku ni ukuri kugaragarira bose, ntibisaba ubuhanga buhanitse mu by'ubuhinzi, ntibisaba kuba uri umugoronomi w'umunyamwuga. Kureba no kwitegereza birahagije kugira ngo ubone uburyo imbuto igomba guhuguta, kugira ngo hazavemo umugondoro, urugemwe rukura, ukazavamo igiti cy'inganzamarumbo, igiti cyera imbuto. Nubwo amaraso y'abahowe Imana yatumye ubukristo bukwira hose, ubukristo burakura, ubukristo burasagamba.
kuva mu ntangiriro kubona abantu bemera gupfa aho guhakana ukwemera kwabo, abantu bemera gupfa aho kwihakana Yesu, nibyo byatumye ukwemera kutazima. Hari igihe iyo twumva ko ubutwari bwo guhamya Kristo kugera aho umuntu yemera kugupfira ari ingarigari y'abantu aba n'aba, umwihariko w'icyiciro iki n'iki cy'abantu, abantu b'igihe iki n'iki cyangwa se aha n'aha. Tugira amahirwe rero yo kugira ingero nyinshi z'ubutwari mu Bukristo, abamaritiri b'ibihe byose. Ubu tukaba dufite abamaritiri b'i Bugande batwegereye, Karoli Rwanga na bagenzi be. Abamaritiri bafite umwihariko y'uko ari abaturanyi bahariye mu majyaruguru y'igihugu cyacu. Ahangaha baratwegereye rero cyane, dore nuko ari nabo mu kinyejana cya 19 uko bahuye Imana hagati y'umwaka w'1885 n'umwaka w'1887. Akaba ari abamaritiri ba mbere bo muri Afurika yo hasi y'ubutayu bwa Sahara. Bafite umwihariko kuko uko bari 22 bari mu byiciro byose, kuva kuri Kizito wari ufite imyaka 13, urumvikana ko yari mu kigero cya bamwe muri mwe, ndetse mbona bari benshi, kugera kuri Mutagatifu Mathias Murumba Kalemba wari ufite imyaka 50, ko no kuvuga ko yari afite imyaka ibikwerere biri hano, amajigija ari hano. Abenshi rero birumvikana ko bari mu kigero cyacu, bari abana n'urubyiruko, abasore, abagabo b'ibikwerere, bari bamaze igihe gito babatijwe, abandi bari bakiri abigishwa. Icyo bahuriyeho rero muri byiciro byose nuko bemeye gupfa rw'agashinyaguro aho kwihakana Kristo. Bemeye gupfa rubi kubera kwanga kwihakana Kristo. Ibi bisobanura iki? Iyo umuntu arebye ibyo byiciro byose by'abahuye Imana i Bugande, Karoli Rwanga na bagenzi be, bisobanura ko twese dushobora kuba abatagatifu. Twese dushobora kuba abatagatifu. Ubutwari bw'aba basore, aba bana dusanga mu gitabo cy'Amakabe, uko mwabyumvise, bageze aho bavuga bati ikiruta ni ukugwa mu biganza by'abantu upfanye icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura. Igitabo cya kabiri cy'Amakabe, umutwe wa 7:14. Kugera kuri iyo myumvire ni bikomeye cyane bavandimwe. Ikiruta ni ukugwa mu biganza by'abantu upfanye icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura.
kwemera gukomeye cyane, kwemera gukenewe muri ibi bihe, aho duhamagara guhamya kwemera kwacu abo turi bo imbere ya bose igihe cyose. Igitangaje ni uko nka Petero imbere y'umuja inshuro twihakana Kristo nyinshi cyane. Uzareba abantu bagira n'ipfunwe ryo guhamya kwemera kwabo, kwemera Kristo aho bari, ibiganiro, gahunda, ntakitinyuka kuvugwa icyo akomeyeho n'icyo yumva yagaruka bashimangira. Yewe n'abagatolika bamwe na bamwe ahantu hanaha babona bari kumwe nabo badasangiye imyenderere, usanga Kristo zo kuri ikimenyetso cy'umusaraba. Niho ikimenyetso cy'umusaraba bagira ngo baramenya ko mu gatolika ubu ni ubugwari. Abamakabe bageze ahantu hakomeye cyane, imyumvire ikomeye cyane, ikiruta n'ubugwa mu biganza by'abantu, upfanye icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura. Icyaduha tukagera kuri iyo ntambwe, imyemerere yacu, mu buzima bwacu, mu buhamya bwacu. Bavandimwe, tugarutse kuri Mutagatifu Karoli Rwanga imbaza none yavukiye ahantu hitwa Girinzi mu karere ka Budu ahagana mu mwaka w'1861. Akaba yari umusore ufite imbaraga nyinshi, abenshi mu basore ndi kubona hano, agahiga benshi mu mikino y'icyo gihe. Munyatekereza Tefoke yageze hagararira intara mu mikino ine yose. Akaba yari umuyobozi w'umukristu w'icyitegererezo, akaba umukuru w'intore z'ibwami. Birumvikana ko ibyo byose byerekanaga ko imbere yari afite amahirwe yo kuzamuka mu ntera bijyanye n'ububasha n'amafaranga. Umukuru w'intore z'ibwami birumvikana ko ataramubonetse wese, ariko akaba yarazwiho kuba imanzi mu buzima bwe bwose. Mu gihe cy'itozwa ry'abakristo yerekanye kwemera kutajegajega, yerekanye ubutwari, ndetse abera abandi urugero rwiza mu gihe cy'itotezwa. Bavuga ko kugira ngo bamubabaze cyane bitume baca n'intege n'abandi bose, bamutandukanyije n'abandi bari bagiye kwicwa. Senkore wari wungirije wari ushinzwe kubica yinjiye ubwe hari na mugongo nyine amutwitse mu kariro gake, kwa kuragenda yegeranya kugira ngo babare kurushaho. Hari itariki ya 3 z'ukwa gatandatu umwaka w'1846 ahagana saa 6. Yari afite imyaka 25. Icyamuranze mu rupfu rwe nuko atapfuye avumana, ahubwo yapfuye asabira abishi be, asabira n'umwami guhinduka. Ahangaha duha isura kwereka ko yakurikije urugero rwa Yesu ku musaraba, aho Yesu ku musaraba yagiraga ati bababarire Nyagasani kuko batazi icyo bakora. Uyu
uyu mutagatifu ibibazo uyu munsi rero ukaba ari umurinzi w'urubyiruko rwa Afurika muri rusange, akaba umurinzi w'imiryango ya Gisiyo Gatolika. Bavandimwe, muri bihe turimo hagaragara hirya no hino itotezwa rimwe ryeruye irindi mu mayeri. Aho naho duhamagariwe rero kugira ubutwari tukumva agaciro k'abatisimu twahawe, tujye dutinyuka kuvuga dushize amanga aho duhagaze n'ibyo dukomeyeho. Kuri wa gatandatu rero ubanziriza umunsi mukuru wa Pentekosti, Yezu amanukira ku ntumwa, mucyo dusabe inema yo gukomera mu by'Imana. Bavandimwe, kuri uyu munsi Kiliziya yishimiye guhimbaza amasakaramentu y'ibanze y'aba bana bacu babukereye: batisimu, gukomezwa, n'ukarisitiya ya mbere. Birumvikana ko muri misa ntagatifu tubasabira ngo bakize yombi ingabire bagiye kwakira babikesheje aya masakaramentu bagiye guhabwa. Turabasabira ingabire y'ubutwari, ariko natwe twisabira kugira ngo dukomejwe twese n'imbaraga za Roho Mutagatifu, buri wese muri twe aharanire kubaha Imana, kubaha amategeko yayo, kugira n'aho yakwemera imibabaro n'ibitotezo ndetse n'urupfu kubera izina ry'Imana, kubera izina rya Kristo. Dutinye urupfu rubi ariko guhemuka ku Mana no gucumura. Mutagatifu Karoli Rwanga udusabire. Amen. Imigisho aduhaye kandi abakristo tuyitware ku mutima, tujye duhora tuyizirikana. Nk'uko rero babitumenyesheje, tugiye guhimbaza amasakaramentu matagatifu. Ndagira ngo mbasabe twese duhaguruke maze tumaze twiyambaza abatagatifu bo mu ijuru kugira ngo Kristo Maria Mutagatifu mubyeyi w'Imana, udusabire. Yohani Batista Mutagatifu, udusabire. Yosefu Mutagatifu, udusabire. Petero na Paulo batagatifu, udusabire. Karoli Rwanga mutagatifu, udusabire. Karoli Rwanga mutagatifu, abawe Kristo b'i Buganda batagatifu, Yohani Pawulo wa kabiri mutagatifu, basina bacu batagatifu,
mutagatifu Kasibimana. Tugihagaze rero tugiye kugirana ikiganiro n'umwepiskopi wa mu kwemera kw'abana b'Imana mwanze icyaha turacyanze kugira ngo icyaha kitazabagiraho ububasha, mwanze ubushukanyi bwa Sekibi turabwanze kugira ngo mukurikire Yesu Kristo, mwanze shitani yo soko y'icyaha turayanze mwemera Imana Data ushobora byose umuremyi w'ijuru n'isi, turamwemera mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege Nyagasani wabyawe na Bikira Mariya akababara agahambwa akazuka mu bapfuye none akabicara buryo bwa Se, turamwemera mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu, urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho iteka, turabyemera. nguko rero ukwemera kwacu, nguko ukwemera kwa Kiliziya yacu, aba bana abavandimwe bacu bagiye guherwamo isakramento rya batisimu. Imana ishobora byose, so Nyagasani Yesu Kristo yabakijije icyaha, inabavukisha bundi bushya mu mazi na Roho Mutagatifu. Ubwayo rero igiye kubasiga Krisimikiza kugira ngo ubwo mumaze kwinjira mu muryango wayo muzakomeze kuba uno mu buzima bw'iteka ingingo za Kristu, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Thank you.
bavandimwe bana bacu, mwagizwe ibiremwa bishya, mwambaye Kristo. Uyu mwambaro wera de uramenyesha ubutoni bwanyu. None rero muzafashwe n'inama n'ingero nziza muhawe n'ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, maze muzabugerane mu buzima bw'iteka mutanduye. Babyeyi baba bana namwe babyeyi b'abatisimu, uru rumuri nimwe ruragijwe, maze mukazarwitaho kugira ngo abana banyu bamurikirwe na Kristo, bizatume bahora bagenza nk'abana b'urumuri, bityo bazakomeze kwemera, bazakomere ku kwemera Nyagasani naza, bazashobore kumusanganira mu bwami bwe, bishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose. Dushimiye umwepiskopi wacu uduhereye aba bavandimwe isakaramentu rya batisimu, ubu twungutse abakristo, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Dushimire umwepiskopi wacu. Tugiye rero gukurikizaho isakaramentu ryo gukomezwa. Abagiye guhabwa isakaramentu ryo gukomezwa barigira imbere ya altari kandi bacanye amatara yabo, bitwibutsa umunsi bahaweho isakaramentu rya batisimu. Nitwibigire rero imbere. Rumuri rutazima abavandimwe bacu rero bagiye guhabwa isakaramentu ryo gukomezwa bamaze kugera imbere ya altari
kandi bafashe amatara yaka. Tugiye guhaguruka twese rero, maze nanone tugirane ikiganiro n'umwepiskopi wacu. Turajya dusubiza uko twabikoze igihe cy'isakaramento rya batisimo. Abavandimwe bacu rero igihe basubiza barashira amatara hejuru, hanyuma basubiza ibibazo umwepiskopi wacu agiye kubabaza. Mwanze shitani n'imihango yayo yose n'ibyo dushukisha byose turabyanze. Mwemera Imana adashobora byose, muremera ijuru n'isi. Turamwemera. Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege uhoraho, wabyawe na Bikira Mariya, akaba aragahambwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se. Mwemera Roho Mutagatifu mugiye guhabwa uyu munsi mu isakaramento ryo gukomezwa ku buryo bwihariye nk'uko intumwa zamuhawe ku munsi wa Pentekoste. Turamwemera. Mwemera Kiliziya Gatolika ntagatifu, urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye, n'ubuzima buzahoraho iteka. Gukorera ukwemera kwacu, ukwemera kwa Kiliziya yacu, twese twiyemeje kwamamaza muri Yesu Kristo umwami wacu. Tugihagaze rero mu kanya umwepiskopi wacu agiye kuturarikira gusenga, dusabira abavandimwe bagiye guhabwa isakaramento ryo gukomezwa. Nyuma yaho rero araza kubaramburiraho ibiganza, ndetse n'abapadiri bari hano babaramburireho ibiganza. Icyo gihe abavandimwe bacu baraza gupfukama, hanyuma ababyeyi babo babatisimu birumvikana bishingizi babo b'imena baze kubaramburiraho ibiganza mu bitugu nk'ikimenyetso cyo kubashyigikira. Bavandimwe nkunda cyane, icyo dushyira hamwe twese twambaza Imana Data, dusaba abayoboke bagiye gukomezwa muri aka kanya. Babaye abana bihitiyemo, maze bavuka mu buzima bw'iteka. Tumutakambire rero kugira ngo abasenderezemo Roho Mutagatifu ubakomeresha ingabire ze nyinshi, kandi kubisiga rye ritagatifu akabashushanya rwose na Kristo umwana w'Imana. Tugiye gufata akanya gato kugira ngo dusenge bucece, tubasabira nabo ubwabo kandi bakoresha aka kanya kugira ngo bisabire. Ngwino twiyoborere mu nzira igana ijuru, utubere urumuri runogera Imana. Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino,
abavandimwe bacu 22 bahawe isakaramentu ryo gukomezwa, bagiye mu butumwa kuba abahamya ba Yesu Kristo, abahamya b'ivanjiri. Tubifurije rero ubutumwa bwiza, dushimira Imana kubera abavandimwe bacu bahawe isakaramentu ryo gukomezwa. Dushimire kandi umwepiskopi wacu ubaduhereye isakaramentu ryo gukomezwa. Tugiye guhaguruka twese rero maze duture Imana amasengesho yacu, tuyisaba ibyo dukeneye, ariko by'umwihariko dusabira abayoboke b'Imana bahawe amasakaramentu kuri uyu munsi. Bavandimwe, muri ibi byishimo byo guhimbaza Mutagatifu Karoli Rwanga, umurinzi n'umuvugizi w'iri shuri ryacu, icyo dushyire hamwe amasengesho yacu, dusabire umuryango w'Imana, by'umwihariko ababyeyi, abarezi, abarererwa hano bose, kugira ngo Roho Mutagatifu abahe imbaraga zo kurangiza neza umurimo bashinzwe. ikomeze kogeza inkuru nziza mu bemera bose kandi igere hose. Ibumbire hamwe abana b'Imana, ibakomeze mu rukundo. Utwumve Nyagasani. Tuombee Baba yetu Mtakatifu Leoni wa 14 ili aendelee kulichunga kundi alikokabidhiwa kwa imani, tumaini na mapendo, na umati wa Wakristo uzidi kuza matunda mengi ya neema. Tumuombe Bwana. We pray for our Lord Bishop, Vincent Halimana. May he always have the strength to serve Christ in the ministry entrusted to him. May he selfless love for the flock entrusted to his care inspire Christians to thirst for the kingdom of heaven. We pray to the Lord.
pour les dirigeants de notre pays qu'ils se distinguent par leur dévouement envers ceux qu'ils gouvernent, qu'ils œuvrent pour l'unité, la justice et le développement durable, qu'ils accomplissent tout cela dans l'amour de Dieu en privilégiant particulièrement l'amour fraternel. Prions le Seigneur. dusabire bene wacu bahawe uno munsi amasakaramentu abakomeze mu buzima bwabo na Kristo kugira ngo ubwo bamaze guhindurwa bashasha n'ingabirano nyeranda z'Imana n'imbabazi bashobore kuba ibyabona byo kwemera bakiriye. Tubisabe Imana. Let us pray for our school at the Fort Petitius, entrusted to St. Charles Rwanga. May the education and professional training provides become a source of lasting development. May teachers and students remain united in their risen Christ. We pray to the Lord. Twisabire twese abateraniye hano urugero rw'ababonye Imana muri Bugande dutere kubera Kristo abagabo mu bantu mu kwamamaza inkuru nziza. Tubisabe Imana. Nyagasani, aya masengesho tugutuye twifatanyije n'imbaga y'abahimbaza umunsi mukuru mutazi dukorera Rwanga, umurinzi n'umuvugizi w'iri shuri nakunyure, kandi amasengesho yacu atere kurushaho kugira inyota y'imbaraga za Roho Mutagatifu dutegereje kwakira. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu.
Igitambo cyanjye nacyo cyanyu Imana Data ushobora byose. Nyagasani Mana yacu, imitima yanyu niwubukire, birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ushobora byose uhoraho iteka, kubwa Kristo umwami wacu. Koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None mubyeyi wacu turagusaba usakaze wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yaragiye kugaruza ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nkuko yamaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nawe arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Nimujye mubikora urwibutso rwanjye. Mucunguzi
Nyagasani yatwukuru kuri zuka by'umwana wawe guti umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera baguhereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje utwebwe abasangiwe n'amaraso bya Kristo aho mutagatifu duhuze kunga ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose maze intego ijya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Vicenti n'abatorewe umurimo wa altari bose. Nyagasani wibuke kandi abavutse bundi bushya uyu munsi maze kugabatisimu bakaba biyongereye ku muryango wawe kugira ngo bakurikire Kristo umwana wawe batiziganya kandi batagonorwa. Nyagasani wibuke kandi nabo wahaye kuvuka bundi bushya babikesha batisimu maze uyu munsi ukaba wabakomeje ubagabira Roho Mutagatifu bafashe guhamya ibirindiro muri iyo nema yawe. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire urumuri rwawe ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu Mutagatifu umugabo w'indahinyuka, intumwa zawe ntagatifu, abatagatifu duhimbaza none cyane cyane Mutagatifu Karoli Rwanga twahimbaje, baze n'abacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihembwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, ubw'ibihe bihora bisimburana iteka. Uko twabibwirizwa n'Umukiza akabiteka ngo akabitwigisha, dutinyutse kurimbura mwe tuti dawe uri mu ijuru. Turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo ubisakaze nk'amahoro, impuhwe zawe ziturengere, dukize icyaha byose, ziturinde n'amakuba yose.
mu gihe tugitegereje ya mizero mahire nukuza kumukiza wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo, wewe wabwiye intumwa zawe uti basiye amahoro bahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyiha amahoro kandi uyibumire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Ntama w'Imana agarukira ibyaha by'abantu. Ameza, tu
isengesho ryo gusabira Kiliziya y'u Rwanda. Nyagasani Imana yacu, kubw'impuhwe zawe watwohereje umwana wawe Yesu Kristo ngo tukumenye, tugukunde, tubere umubyeyi, tukubera abana. Turakwinginze, rebana ubugwaneza Kiliziya y'u Rwanda, uye guhora yivugurura, ikomeze irangwe n'ubumwe, urukundo n'ubutabera bigukomokaho. Papa wacu Leo wa 14 n'abepiskopi bose ubakomeze mu rukundo, abasaserdoti n'abakwiyeguriye ubahe gukora Kiliziya nk'uko bishaka. Ingo zacu z'umugisha, ababyeyi maze twese abana bawe twisunze Bikira Mariya twamamaze ingoma yawe y'urukundo. Dusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abana namwe. Nyagasani Imana wagiriye impuhwe maze akemera kubacungura no kubatorera kumubera abana, abigisha izuka ry'umwana w'ikinege, n'abaha umugisha we abanezereze. Ubwo Kristo yabacunguye atyo akabaha ubwisanzure nyakuri kandi buhoraho, n'abagirira ubuntu maze abahe kuzasangira umurage w'ibyiza bye bihora biteka. Maze Kristo umwemera kubw'abatisimu mukamukesha mucyo kuzuka,
nabaha ingabire yo kuzabana nawe mu ngoma y'ijuru muhereye ku mibereho iboneye ya hano ku isi. Ushobora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Byumvikana.